رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ishimweni kuzani rya Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yayo ariwe nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse nabiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati yemwe abemeye nimutinye nyagasani wanyu nimumutinye ukuri ko kumutinya kandi muramenye ntimuzapfe mutari abayisilamu. nanone Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati yemwe abemeye tubu ila Allahi tawbatan nasuha nimwicuze kwa nyagasani ukwicuza nyako. Ibyo nimumara kubikora nyagasani ashobora kubabarira amakosa yose muba mwakoze hanyuma akazabinjiza muri ari janna zitembamo imigezi. Bavandimwe b'Abayisilamu twese turakosa, twese buri munsi amanywa nijoro turakosa, dukora ibyaha buri munsi, nta kiremwa muntu uretse yuko gikosa. Ni ngombwa rero ko tugarukira kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukamusaba imbabazi. Uwo muryango urafunguye. Allah subhanahu wa ta'ala dufunguriye umuryango wo kwicuza, kandi wicujije Allah subhanahu wa ta'ala mwakirira ukwicuza kwe. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu gusobanura ibingibi yaravuze iti kullukum khata'un, mwese muri abanyamakosa, mwene Adamu wese ni umunyamakosa, mwene Adamu wese akora icyaha. Wa khayru khata'in at-tawwabun, kandi na muri abo ngo bakora amakosa umwiza muri bo ni wa wundi ukora tawuba, ni wa wundi wicuza kwa nyagasani we, ni wa wundi ugarukira nyagasani bagasaba imbabazi. Bavandimwe tuzasubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuzapfa, buri kiremwa cyose kizapfa, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubica yiteka avuga ati kullu nafsin za'iqatul maut, buri kiremwa cyose kizapfa. Rero ni ngombwa ko mu gihe twakoze amakosa tugaruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukamusaba imbabazi, tugasaba imbabazi, ukazamura ibiganza uri wenyine nta wundi ubiguhatiyemo, ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala akakubarira ibyaha wakoze. Kirazira kuba wakerereza tauba. Aho tugenda hose dukorera amakosa, aho twicaye hose twirinde kuba twajya tugwa mu makosa uko twiboneye. No mu gihe wayaguyemo gerageza usabe Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi akubabarira. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabwiye abasangira ngendo iri kubabuza kwicara mu bigari byo mu mayira, kubera yuko umuntu wicaye mu kigari iteka n'iteka ururimi ruranyerera akora amakosa. Yarababwiye ati iyyakum walijurusu fi turuqat, muramenye ntimukicare mu mayira, ntimukicare ku muhanda, ngo mwicare ku mihanda. Baramubwira bati ya Rasulullah, none se kariho twicara tukaganira twabigenza gute? Arababwira ati fa iza abaitum, nimba rero ibyo ngibyo bitabakundiye kuba mwabireka, fa'atu tariqa haqqahu, umuzajye muha umuhanda ukuri kwawo, muzajye muha ako kayira ukuri kwawo. Baramubwira bati nukuhe kuri kwinzira? Arabasubiza ati ghaddu al-basar, mujye mwubika amaso, waradu salam wa kaffa al-adha,
wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Icyambere yababwira ati muzajye mwubika amaso. Ntabwo ari ukwicara ku muhanda ngo nihanyura umugore utangira ukanura amaso, nihanyura umugabo utangira ukanura amaso, nihanyura umuntu wifitiye hali itameze neza utangira umuvuge. Ibyo ni ibyaha uri kwikururira, ibyo ni ibyaha uri kwikururira. Nimba uri no mu Kigali ukabona batangiye ibyo bibabuze, nimba bitabakundiye kubabuza bave mu wigende, aho kugira ngo wicarane n'abantu bari kuvuga abandi, wicarane n'abantu bari kunyega abandi, kwinzira ukuri kwayo, uwo muhanda wicaye ukuri kwawo. Funga amaso yawe yubike, we kureba itakureba. Kandi nyamuneka uramenye, icuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala inshuro nyinshi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aratubwira uburyo umuntu agomba kwicuza kuri Allah subhanahu wa ta'ala inshuro nyinshi. Ubwe yarivugiye ati wallazi lahu nafsi biyadi, ndahiye kuri wa wundi ufite roho yanjye mu kiganza cye, inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmi akthar min 70 marra wa fi riwaya akthar min 100 marra. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati ndahiye kuri wa wundi ufite roho yanjye mu kiganza cye, ubwo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ati mu by'ukuri ngewe nicuza ku Mana inshuro zirenga 70 ku munsi, yicuza. Uwo ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, yari yarababariwe ibyaha byose, ibyabanje n'ibizaheruka, ariko hamwe n'ibyo yicuzaga ku Mana inshuro zirenga 70 ku munsi. Mu yindi hadithi inshuro zirenga 100 ku munsi. Noneho ngewe nawe tutababariwe ibyaha byabanje n'ibizaheruka, bimeze bite mu kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Twebwe twakwiye kwicuza inshuro zirenga magana n'amagana, kubera yuko dukora ibyaha buri munsi kandi buri kanya. Ariko umuntu ugasanga yicaye ukwezi kose, yicaye icyumweru cyose, yicaye umunsi wose, nta nubwo aravuga ati astaghfirullah, nta nubwo aricuza kuri Allah subhanahu wa ta'ala n'inshuro n'imwe. Ese turimo turajya he? Aina tadhhabun? Muri kujya hagana hehe? Ese muribuka ko muzasubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala akababaza? Aho ugasanga bamwe baravuga bati nzaba nicuza muri Ramadan. Ati Ramadan ntagera abantu, reka mbanze nkore gahunda zanjye zicuza muri Ramadan. Ese wabuze igihe roho izakuviramo? Wabuze igihe mara kuyima utazaza gukuriramo roho yawe? Allah subhanahu wa ta'ala yasubije abangaba bavuga gutya. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga muri Qur'an akavuga ati walaysat at-tawbatu lil ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum 'adaban alima. Allah subhanahu wa ta'ala arabwira abantu bakerereza tauba, bakerereza kwicuza kuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akababwira ati tauba ntabwo ari yababandi, akavuga ati tauba ntabwo ari yababandi bakora ibikorwa bibi, bakora ibyaha buri munsi, bakaba bavuga bati nzaba nicuza, nzicuza muri Ramadani, ntabwo sindakura, nzaba nicuza maze gusaza, hari nzicuza kwijuma, nzicuza ryari. Uyu nguyu Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wa iza hadara ahaduhum al-maut, iyo urupfu rumugezeho rumukubise ibiganza, atangira kuvuga ati noneho nicuze nyagasani ibyo najyaga byose mbabarira ibya. Ntabwo bishoboka, tauba ntabwo bicyakiriwe. Tauba ya wa wundi ugezweho n'urupfu ntabwo yakirwa, nka tauba ya Firaun yashatse kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kibona abonye yuko amaze kugotwa n'amazi atangiye kumuniga. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati al-ana ya Firaun, ubu ngubu noneho nibwo utangiye kwicuza. Ntabwo bishoboka, tauba yawe ntabwo iri bwakirwe. Nabo abandi rero bashaka kuzicuza ari urupfu rubagezeho, ntabwo ukwicuza kwabo kuzakirwa abadan, ahubwo bicuze bataragerwaho na rwa rupfu. Allah subhanahu wa ta'ala agakomeza avuga ati wala alladhina yamutuna wa hum kuffar, ndetse n'aba bandi bapara bahakanye, ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yakira ukwicuza kwabo. Wa wundi wapfuye ari umuhakanyi atarahamije ko Allah subhanahu wa ta'ala ari umwe, ngahamye n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwo nguwo naramuka apfuye atabaye umuyisilamu, ntabwo tauba izakira.
kabone nubwo yaba yarapfukamye amava agakoboka ntabwo tawuba izakirwa, ibikorwa bye bizahinduka umuyonga, nta nubwo twemewe no kumusabira ko Allah subhanahu wa ta'ala mubari yaramaze gupfa byararangiye. Nimba yarapfuye kumusabira ntabwo byemewe, yapfuye atari umuyisilamu uramwihorera, ahubwo mu gihe akiri muzima mube hafi mukorere dawa kugeza ubwo abaye umuyisilamu cyangwa se byanze, kuko Allah niwe uyobora. Ariko mu gihe yapfuye atari umuyisilamu ubwo nyine byararangiye, isano ryawe nawe byarahagaze, byararangiye, mureke yigende, ubwo byararangiye. Ntawe mubonere kumusabira imbabazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuko yamaze gupfa ari umuhakanyi. Ararira ati ntabwo yakira ukwicuza kwa babandi bapfuye arabahakanyi. Urumva babandi bakerereza tauba kugeza ubwo urupfu bagezeho, ntabwo tauba zabo zakirwa, ntabwo kwicuza kwabo kwakirwa. Na babandi bapfuye arabahakanyi badahamije ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa mu kuretse Allah no guhamiriza umwanya wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kintu abantu barakisiranye. Umuntu utari umuyisilamu uba ugomba kumukorera dawa uko ushoboye kose. Uri kuba kari inshuti yawe mugendana mukorera mugera gute, ariko mwereke ubuyisilamu azayoboke cyangwa bireke, ariko wowe ikikureba ni balagha, nuko umugezaho ubutumwa gusa, nta kindi kikureba. Ukuyobora nuko Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ku munsi w'imperuka ntabwo igikorwa cye kizakirwa atarapfuye ari umuyisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira muri Qur'an, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa wundi uzashakisha irindi dini itari ubuyisilamu ntabwo azaryemererwa, kandi no ku munsi w'imperuka azaba ari umunyagihungu. None urarenzaho iki ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nanone Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira kuri abangaba bakerereza tauba, amaze kutubwira yuko atajya yakira tauba mu gihe urupfu rwabagezeho. Ariko nanone Allah subhanahu wa ta'ala araduhumuriza kuri babandi batabangikanya Imana, akavuga ati inna Allah la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala kuri wa utarabandikanyije Allah subhanahu wa ta'ala, uyu nguyu Allah amwakirira ukwicuza ku gihe cyose cyose, ariko ntabwo azigera ababarira wa wundi wapfuye yamubangikanyije. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala arabwira babandi bakora ibyaha aho kugira ngo bicuze ahubwo bakabyigamba, agatangira kugenda abwira abantu, ariko uzuriya sha aturiya rwose twaraye tuvanye mu kabara hanaha yafashe kamwe fata kandi, uzuriya mugore wo kwa runaka, uzuriya mukobwa wo kwa runaka, ahubwo akagenda yigamba ibyaha. Uyu nguyu Allah subhanahu wa ta'ala amubwira nawe. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ba bandi bashimishwa no gukwirakwiza ubwangizi, bagenda babigamba ibyo bakoze, bigamba ubwangizi bakoze, aho kugira ngo bicuze nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yabasitiye ntiyabagaragaza, kugira ngo bicuze bo bagenda babyamamaza ahubwo. Allah rero avuga ati bafite ibihano bibabaza, hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Warangiza ukagenda uvuga ngo nta kigenda, kubera iki? Ibyaha wirirwamo. Warangiza ukajya no kubyamamaza, uracuruza ugahomba, urakora bikanga, urubaka bigasenyuka, urugo rwanze gukunda, urarwubaka rukanga gukunda, uri gushwana nabi iwawe buri munsi kubera ibyaha wirirwamo, warangiza ukajya no kubyamamaza. Ufite rero ibihano bibabaza hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala arabwira ba bandi bashobora kugira igihunga yuko Allah subhanahu wa ta'ala atababarira kubera ibyaha byinshi bamaze gukora. Ariko mbere yaho nanone intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iratubwira kuri ba bandi bisitiri, ba bandi bihishira ku byaha bakoze, akababwira ati fa iza ftantum fastatir, nuramuka ugezweho n'ikigeragezo cyo gukora icyaha ujye wihishira. Nuramuka ugezweho n'ikigeragezo cyo gukora icyaha basi jya wihishira, kubera ko iyo wihishiriye ugakora tauba Allah subhanahu wa ta'ala kubabarira. Ariko none iyo wabyamamaje uba ufite ibyaha kuri ba bandi washishikarije ibyo bagiye gukora.
urumva ikibazo cyo kwamamaza ibyaha. Nugerwaho n'ikigeragezo, wowe ukora icyaha n'ikigeragezo uhuye nacyo, basi hishiye. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala agahumuriza ba bandi bakoze ibyaha byinshi bakaba bafite ubwoba yuko Allah subhanahu wa ta'ala atababarira, akabahumuriza akababwira ati kuri ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a inna Allah huwa al-ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala arababwira ati yewe mugaragu wanjye ufite igihunga yuko Allah subhanahu wa ta'ala atazakwakira tauba, ukaba ushaka kwikura mu mpuhwe za Allah agira impuhwe abagaragu be, ntugire ikibazo, garuka wicuze ko Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ababarira ibyaha byose kandi wa huwa al-ghafurur rahim, niwe nyirimpuhwe nyirimbabazi. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ishimwe kuzani ja Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakari ku ntumwa yayo ari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira. Bavandimwe, turacyavuga ku kijyanye no kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala ukamwicuzaho, ugasaba imbabazi z'ibyaha byose ukora, agatoya n'akanini ukakicuza, kubera yuko ku munsi w'imperuka ibyaha abantu bazahanirwa n'ibyo baticujije. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aratubwira yuko umuntu wicujije icyaha yakoze aba ameze nk'utaragikoze. Umuntu wicujije ku cyaha yakoze ahita ahinduka nk'utaragikoze. Ni ukuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala kubabariye ntabwo agira inzika, nta nzika, yakubabariye. Icuze rero ko Allah subhanahu wa ta'ala akirikare, gerageza ibyo wakoraga byose ubanze ukore tauba, Allah subhanahu wa ta'ala kubabarire. Ariko nanone hari ibyaha umuntu akora hagati ye na Allah subhanahu wa ta'ala, hakaba n'ibyaha umuntu akora yabangamiye ikindi kiremwa, abangamiye mugenzi we. Kugira ngo tauba ye yakirwe, hiyongeraho iyindi nkingi, hiyongeraho iyindi kondisiyo yuko agomba kubanza kujya kwa wa wundi yahemukiye kumusaba imbabazi, akamubabarira, akabanza akajya kumusaba imbabazi. Ariko nanone hakazamo ubusobanuro bw'abamenyi mu gihe ubona yuko cya kintu ugiye gusabira imbabazi kitari buteze fitina irenzeho. Utaza kujya gusaba imbabazi ngo waciye inyuma umugore wundi ugasanga umugabo azanye umupanga wese agucishaho, ugiye guteza ikibazo kiremereye kurusha icyo wari ugiye gukemura. Ariko nimba ari amafaranga 1000 wariye y'umuntu, genda ubanze uyamusubize ubundi usabe Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi. Ariko nimba ubona ko iyo ugiye gukorera uriya muntu ugiye kumusaba imbabazi ku cyo wamukoreye kiri buteze ingaruka nini cyane kurusha ibyo wagiye gukemura, mwihorere utakambira Allah subhanahu wa ta'ala, Ni ngombwa rero ko mu gihe ubona yuko hari umuntu wahemukiye, hari roho y'umuntu wakuyemo, hari ikibazo kindi wamugiriye cyo kumuhemukira, ukabona yuko kumusaba imbabazi nta kibazo kiri bube kinini, genda umusaba imbabazi hanyuma ubohoke nawe, ubundi yitujya kwicuza ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera yuko abantu bafitanye ibibazo bibiri, abantu babiri bafitanye ibibazo, Allah subhanahu wa ta'ala agajya yakira ukwicuza kwabo, nta nubwo ajya yakira ibikorwa byabo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti ibikorwa by'umuntu bizamuka ku wa mbere no ku wa kane bya buri cyumweru. Ariko rero bandi bafitanye ibibazo ntabwo byo bijya bizamuka. Allah subhanahu wa ta'ala abwira abamarayika akavuga ati fayuqalu wanziru hadaini hatta yastaliha, abo babiri bafitanye ibibazo mwe mubaretse kuzamura ibikorwa byabo kugeza ubwo babanza gukemura ikibazo kiri hagati yabo. Ariko wowe ugiranye ikibazo n'umuntu ugashaka yuko kiremera paka kikamara imyaka n'imyaka, wakemuye ikibazo cyawe na mugenzi wawe. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye iti ntabwo byemewe ko umuyisilamu ahunga umuvandimwe we, yanga kuvugisha umuvandimwe we
w'umuyisilamu igihe kirenze iminsi 3, ikibazo cyabaye mu minsi 3 yo kuba mwagikemuye. Iyo minsi 3 nirenga ntabwo tauba yawe izakirwa, ibikorwa ntibizakirwa. Wabaye iya mbere yo kumubabarira ibibazo bikarangira, kugira ngo wakirwe ibikorwa byawe unakirirwe na tauba yawe y'ibindi byose uri kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ngombwa rero yuko twikubita agashyi tukagarukira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tugasari, tugasoma Qur'ani, tukagerageza tukazamura ibiganza. Umuyisilamu asaba Allah subhanahu wa ta'ala azamuye ibiganza, niyo sunna. Zamura ibiganza. Muri hadithi nimwe y'Imam Sallallahu yatubwira ko Allah subhanahu wa ta'ala agira isoni umugaragu wazamura ibiganza akamanura ibiganza bye, Allah subhanahu wa ta'ala atamukemurira ikibazo. Wazamuye ibiganza ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala akakubabarira ko ibyaha ari wo mutwaro mubi cyane ku munsi w'imperuka. Ni wo mutwaro mubi cyane ku munsi w'imperuka, ubwo abantu batazaba barimo bareba amazu bubatse, batazaba barimo bareba urubyaro, batazaba barimo bareba abagore bashakanye, ahubwo azaba ari gucungana n'ibikorwa bye. Ibyo byaha urabyiyongera ushaka iki? Wakoze tauba ku muryango ufunguye ukazagenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nta kibazo mufitanye n'undi muntu, nta kibazo ufitanye na Allah subhanahu wa ta'ala, ukagera mu mva ukamurikirwa, igihe cyose uzarindira mu mva ukaba ufite abamarayika bakwakira, bakaba baguha amafunguro kuzageza ku munsi w'imperuka. Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wala taqulu liman yuqtaru fi sabilillahi amwat bal ahya. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati ntimuzakeke ko babandi bapfiriye ku rugamba, ntuzakeke ko byabo byarangiye, ko bamaze gupfa byarangiye. Oya, ahubwo bo ni bazima kandi Allah subhanahu wa ta'ala arimo arabaha amafunguro. Ibyo ni bigaragaza ko iyo umuntu apfuye rero hari ubundi buzima bukomeza nyuma yo gupfa. None ni gute nimba ugiye gusanga Allah subhanahu wa ta'ala hari ibyaha wamukoreye utiturijeho, ese urabona kuri bwakirwe hariya hantu? Tugarukire kwa Allah subhanahu wa ta'ala rero, tumusabe imbabazi, tumugarukire, dukore tauba uko dushoboye, tusome Qur'ani. Nimutayibashije urebe umuntu, intumwa y'Imana irakubwira yuko umuntu utaramenya Qur'ani ahembwa inshuro 2 yari kuyisoma. Ahembwa ubwa mbere kuba ari kugerageza avuga bipfa, ubundi akongera agaheberwa kuba arimo asoma iyo nyuguti, kandi buri nyuguti akayihemberwa inshuro 10. Ubundi ukazamura ibiganza kwa Allah subhanahu wa ta'ala akakubabarira ibyaha. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala rero adutegeka gusabira amahoro n'imigisha ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuvuga tuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Warḍa Allahumma lil khulafa ar-rashidin wa minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir as-sahaba ajma'in. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirk wal mushrikin. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma يا مقلب القلوب قلبي قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي